y'all come look at this. Kandi umwe n'umukira wanjye ndamuhamagara ndamubura. Itonde yakamwana bayimwe. Wahita se none. Urakira. Ntabwo nyirane bicora. Hey, y'all come look at this. Ikibazo cya mbere gitangiye kino kiganiro. Niba mwari mukuri, kuki mwakoze live mwese mutagaragara? Kasongo Tekinolojiya. Kasongo mbona wewe. Kubera iki mwakoze live mutagaragara? Mwakoze live murimo gucoma. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Tekinolojiya. Mushaka kuba mwakoze live murimo gucoma. Rero niba mwakoze live murimo gucoma turaza kubababarira. Ariko question mark. Hey, y'all come look at this. Senza vubuwe nuribara. Ngewe nebyikida. Nigeze ko amavuta ngikora akazi ko mu rugo. Mabuja yaguze akusha wajya ngo nari ndi kiguri. Yaguze litiro 3 kera. Mvano ritimwe n'igice ndayigurisha. Mita nkubitamo amazi akaje kakarya karoza. Najya guteka bigaturagurika. Hey, y'all come look at this. Sibyo niki washakaga kumubaza? Narakubwira ibintu byinshi. Umuntu guhagaze imbere muziranye gute? Muraziranye se musanzwe muziranye? Please. Madam. Muraziranye? Ngo muziranye gute? Azwe nimba muziranye? Ya turaziranye. Muziranye gute? Navuga ko ari umukunzi wanjye. Ngoki? Ngo? Numvishe neza. Ni umukunzi wanjye ntugire ikindi kintu njya kumbaza ibindi byose bimubaza nabi kwibwire nawe. Ni umukunzi. Ufite umukunzi se wowe? Byari by'agateganyo. Ntabwo mubaje nimba byari by'agateganyo cyangwa byari bya burundu. Ufite umukunzi? No ex. Hey, y'all come look at this. Kubera iki ugiye kwihagarika utagatinga wa mwobo. Ubwo no kwanga ubuteye umugongo aho waturutse. Ariko wajya gukora ibirebire cyangwa se nimba byiti binini. Ukareba aho waturutse. Ubuzima bweka kukangasobanura. Nuko ugiye gukora ibikomeye ureba umuryango witewe ko ari undi muntu ushobora kuza akakwinjira. Hey, y'all come look at this. I'm a bad man bro. I'm a bad. Usibye n'abantu kunyemera nanjye ubwanjye yo nirebye rimwe na rimwe mu nireba gutya nko mu ndorerwamo mu gitondo mbyutse. Ndireba sinimenyere. Uzi kwireba gutya nawe ukireba gutya. Ukavuga am I the one? Si ukwirarira cyangwa si ukwishyira hejuru cyangwa no, I'm a bad man. Hey, y'all come look at this. Ute watangiye umwuga wo gukina film byaje gute? Byaje se n'indwara ariko abantu bari kubazanubura bazana aho kugira ngo bazi ibintu bizima biryoshye bishobora ngo byaje nkakorera. Amena yawe igiye wowe se wowe ugiye kwikureba neza bakogoshe wagira ngo uhetse ikibuno ku mutwe wo ni umutwe hela ameno naya uzabona ku cyameno nuriya mwana bamujyanye akavariya n'imineke nibabuze imineke bakamunina nasi vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu jyana uwo muntu ntabwo tumushaka nanga umuhibere ale genda ubwire nyoko aho ngaho mama siki wagira ngo ni se yashika. Ja numva ngewe nkwiye kukubabarira ibintu byose wankoreye bibi narangiza ngiye ngahita nagusaba imbabazi nkanakubwira ko nazongera kukwita umutinganyi. Ntabwo nzongera pe. Niba utari umutinganyi rwose ntari. Hey, y'all come look at this. Ninde muntu wagukunda wowe mu gihe we nuriya mukobwa muhora nameze nka kapo? none sura nanjye ari ngewe sinakemera ko titi mushiki wanjye yagukunda akakanya kukunyereka ko we na Nyambo muri tight. Uwo mushiki wawe se ndamukeneye urabizi ko mukeneye. Hey, y'all come look at this. Nabangagira keretse cyatabuye.
ukuri kw'Imana nabanga agira rwose niyo mpamvu buriya ndobo sinanamuhingutsi wawe wateye umugore asodoma inda nigeze mbivuga. Hey, y'all, come look at this. Ukunda gusomana? Iyo nkubonye ndakwibwira. Yeah, ndabikunda. Kubera iki? Ushobora kurwaramo igituntu ukarwariramo mborogo n'imitezi. Ntago biba. Nukuri. Oh yeah. Gusomana wenda havamo hepatite ariko urumva umuntu mukundana mwamwizeranye. Abidanje. Hey, y'all, come look at this. Wakugize nk'umuyobozi w'ingabo wakora iki? Nabanza nkajya minisiteri y'ingabo amafaranga. Hanyuma icya kabiri nkarinda umutekano w'igihugu. hanyuma icya gatatu ubu abagore bose ntibaba ari abanjye ntabomora. video za DJ Brian mfite nkemera ko ntazo mfite, nkemera ndasebye ntazo mfite. Video za DJ Brian arigata umugore mugenzi we mu gitsina ntazo mfite, ndasebye. Hey, y'all, come look at this. Rwakomereye abatuye isi uru rupfu nibwo ruzobyara igikomeye cyo kudapfa, kuko umuntu kugira ngo abeho azabanza apfe kubaho nyako kuzuye. Murazi Yesu aza gukuraho urupfu ashaka kubaho kuzuye, yabanje gupfa abona kubyara kubaho gukomeye kudapfa. Hey, y'all, come look at this. Umugabo yoga ubundi kangaye mu cyumweru kabiri. Umugabo yoga ku wa mbere akongera koga ku wa gatanu n'ibyo. Ntago ubunukaga hubise mu misi. Koga ku wa gatanu witegura weekend. Ukongera koga ku wa mbere kubera ko weekend bivuru gusa. Umugabo yoga kabiri mu cyumweru mw'abagabo. Kumesa. Ase. Umugabo uramesura umugore. Umugore arakumesera. Ese nambaye ishati y'umweru. Oya pesha ko zasha uzi no guhitamo imyenda. Uzi sume mfite. Nubura kwimesa mu kwa mbere. Hey, y'all, come look at this. Hey, y'all, come look at this. Nzovu vuga ngo check microphone check microphone check microphone check. So niki? No gucaginga intuza microphone ni. Hey, y'all, come look at this. Afite ikintu cyitwa hajya guhumura neza babyita ngo oxygen. Oxygen. Urabeshya oxygen. Ahubwo oxygen. Oxygen. Sumuntu ukose. Oxygen. Toilette buriya iyo irimo kunuka ibyo ibayohereje oxygen. Umuntu yasuza umusuzunuka oxygen. Oh yarakarakara. Hey, y'all, come look at this. Wasa tukikorera ubukwe se? Abajabura wanyemera se. Nakwemera nturi umugabo. Nabuja nukuri ko Imana nakwigurira bye. Ubona ntarenze indangamirwa. Nk'ubu Imana ikoze ibitangaza ikaduhuriza mu ishuka. Atya mu mabuja najya gusenga. Ese aka nta mwana ufite. Ubu ntabwo uratera indi ndangamirwa. Aza gutekinika rwose tumaze kurya kwaza kuri ukuntu wansamuza ko. Hey, y'all, come look at this. Se witwa nde? Witwa nde? Si wewe babaza? Ndavuga wewe ibishati by'ubururu. Wowe w'ibishati by'ubururu kudasubiza. Oh my god. Ugize kwambara ibishati ujya no kubibuka. Bite bya? Shida gani? Ndavuga wewe w'ibonjuru pari. Umushyikirano. Witwa nde? N'ingofero bibi. Nitwa Nyakso nubwo ingofero yanjye atari mbi. Nimbi nka nyirayo. Babusha kandi wabona ari nge mugabo uzakurongora. Wowe mfite akajya. Wowe aho kurongorwa nawe nashakana n'ihene. Aho urarengereye. Ihene koko. Mugashyingirana. Nibe nayo guma mu guhebeba gusa. Ariko uyu aratongana ararwana. Ntacyo adakora kibangamira abantu. Asuma babusha. Kugerageza gushyira umusore ku murongo kugira ngo atabangiriza ni ukubanga cyane. Ngaba basi nago ndi bwongere. Yadufasha kurushaho rwose.
Ibihe byiza abanyarwanda abanyarwandakazi, assalamu alaikum, maisha marefu. Nyuma y'uko umuhanzi bita Yago atangije intambara y'amagambo ku mbuga nkoranyambaga akibasira ibyamamare bigiye bitandukanye ndetse n'abandi bagiye batandukanye, yaje kuhataka wamenyekanye nka DJ Brian, ariko biza kurangira DJ Brian amusabye imbabazi ku karubanda, ariko Yago aza kubona yuko ashobora kuba ari imbabazi z'intege nke, niko gutangira kumwataka avuga ko yamushyira hasi maze abanyarwanda bose bakamwota. Icyakora DJ Brian nyuma yo gusaba imbabazi Yago yabaye nk'ukojeje hagati mu ntozi, biza kurangira DJ Brian nawe amennye umuceri aza kwivumbura, maze aha gasopo Yago amubwira yuko izo video akomeje kuba yamukangisha yuko yazishyira hanze, ariko kuba yarigata abantu bagiye batandukanye mu bitsina byabo yazishyira hanze, ubundi maze koko ese kamwota. Gusa nyuma y'aho hakozwe amalive agiye atandukanye, Yago yongeye kugaruka kuri iyi mihanda ku mbuga nkoranyambaga ze, maze yongera kwitereka, yongera kwemera yuko asebye, maze yongera gutangaza yuko izo video nazo, maze ayoboka inzira ya jihadi DJ Brian ndetse n'abandi, ndetse yongera gusaba imbabazi cyane DJ Brian, maze avuga ko izo video ntazo yaba afite. Gusa nyuma y'uko ibyo byose bitangajwe ndetse nuko byagiye bigenda, ko byagiye bitangira naho bigeze kugeza amagingo ibyo twawuteguriye uyu munsi, ibyo abafana cyangwa se abakunzi babo bose bagiye batangaza, byose nibyo uri busange mu kiganiro cyacu uyu munsi. Nk'ibisanzwe Nibaho Media TV, naho anama ko abagenda avugwa hirya no hino. Reba nusanga utarakanze subscribe cyangwa abone uyikane, tujye tubana uko bukeye nuko bwije. Amambere na mbere Yago yaje kujya mu gihugu cy'Ubugande bitewe n'amatiku yageze gushora ku bagiye batandukanye. Icyo gihe yamenye video hanze zamenyekanye nka Sabe, icyo gihe yarimo gusimbuka ibipangu, ni nabwo RIB yatangiye kuba yamushakisha. Icyakora nyuma y'uko ageze mu Bugande, RIB yaje gutangaza yuko yaragikurikiranwe ibyaha bigiye bitandukanye. Gusa ubwo yavuze yuko yagiye ahunga bitewe n'uko hari abashakaga kumwica cyangwa se kumugira nabi, kuva icyo gihe kugeza amagingo aya ngaya akora akazi ke gasanzwe k'itangazamakuru ku binyamakuru bya cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga ze, n'ubundi aherereye mu gihugu cy'Ubugande i Kampala, n'undi akomeje gutangaza yuko akomeje kuhagirira ibihe byiza. Gusa nubwo yasohotse mu gihugu, n'ubundi asa nk'uhunze kuva icyo gihe kugeza amagingo aya ngaya, nabura kwibasira ibyamamare bigiye bitandukanye byo mu Rwanda ndetse ashaka kuba yabishyira hanze. Icyakora kuri ubu ngubu benshi bakomeza bavuga yuko n'ubundi cyaba kimutunze kuri ubu ngubu ari uko agenda ashyira hanze ibitaragiye byumvikana, aho ubuzima bw'ikinyoma bukomeje kugenda bwumvikana ku byamamare bigiye bitandukanye, yaba hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mu minsi yashize Yago yariteretse ku malive, yitereka n'ubundi kuri channel ya YouTube, maze atangaza yuko yaba afite amavideo DJ Brian kuri ubu ngubu arimo gutingana n'abakobwa bagenzi be, ndetse arimo no kuba yabarigata mu myanya yabo y'ibanga. Icyo gihe yatangaje yuko uretse DJ Brian hamwe na Jihad hamwe n'abandi yagiye atangaza bashobora kuba bajya ku mbuga nkoranyambaga maze bakaba bamusa imbabazi, ariko bitabaye ibyo ngo akaba ashobora kuba yabashyira hanze, kuko ibyo bakoze ari amahirwe kandi abanyarwanda bashobora kuba babanga urunuka. Bwa mbere na mbere DJ Brian acyumva ibyo ngibyo yahiye ubwoba, maze yitereka kuri ka gacano ke aherutse gushinga we na Tesha, maze asaba imbabazi ku karubanda. Yongera kuvuga yuko ibyo yavuze kuri Yago cyangwa se ibyo yagiye amukorera byose yamusabiye imbabazi kandi ko bitazongera ukundi. Icyakora avuga yuko impamvu atamusabaga imbabazi kuva na mbere ari uko n'undi ntaho yashoboraga kwiteka kuko nta channel yagiraga, ndetse yongera kwemera amakosa aba yarakoze yose, maze yongera kuyoboka inzira y'imbabazi ndetse n'inzira yo kongera kubana neza na Yago. Icyakora byose bikigera kuri Yago yabikoresheje nk'iturufu, maze yongera kwitira ku mbuga nkoranyambaga atangaza yuko nubwo yamuhaye imbabazi nta kabuza n'ubundi ashobora kuba yamushyira hasi, n'ubundi atagomba n'ubundi kuba yamureka gutyo gusa ngo agende, uko ibyo yakoze ari ibintu biteye ubwoba kandi bisebya umwari w'u Rwanda. Yiteretse ku mbuga nkoranyambaga maze yongera kumena umuceri, avuga yuko DJ Brian abantu bakunda. DJ Brian n'ubundi ukomeje kujya mu bigiye bitandukanye bitewe no kuvanga imiziki, ashobora kuba yamushyira hanze maze akamena umuceri, bikaza kurangira abwica abanyarwanda ukuri. Yago yongeye kwitereka maze avuga yuko n'ubundi gusaba imbabazi bidahagije gusa, ahubwo akwiye kwihana akavuga ibyo yakoze byose, harimo nk'amavideo yagiye afata, n'ubundi arimo kuba yakora ibidakorwa atingana n'abagiye batandukanye, ndetse anarigata abakobwa bagenzi mu bitsina, gutyo bikomeza kugenda byumvikana.
icyakora byose bikiba byabaye nkaho Yago n'ubundi akojeje hagati mu ntozi maze DJ Brian yitega ku ma live agiye atandukanye yongera gutegura live n'ubundi yo gusomera uyu munyamakuru n'ubundi Yago Pondate ukomeje n'ubundi ko yakomereza ubuzima bwe i Kampala muri Uganda yongeye kwitereka agasopo ya nyuma Yago ndetse anamubwiza ukuri yuko atamutinya avuga yuko yasohora aya mavideo avuga yuko ari umutinganyi ndetse yongera kumwanangiriza yongera kuzana ibyo yabyaye n'abavandimwe be yongera kubaza niba kuko yabyo byose yarabikoranye n'abavandimwe cyangwa se nyina ngo bikaba byaramubaje ko batanyuzwe maze akaba ari impamvu agiye gusohora amavideo yongera kumubwira yuko akwiye kuyasohora ubundi ko isi ikamwota ndetse yongera kuvuga yuko atamutinya habe na busa ibyo byose byarabaye ku mbuga bigiye gukomeza kugenda bivugwa ndetse nta gahenge yakomeje kumvikana bitewe n'umujinya yaje kugaragara n'ubundi mu maso ya DJ Brian n'uburakari bukomeye cyane ku ma live agiye atandukanye ibyo yavugiye ku ma live za Instagram ndetse no kuri YouTube channel ye akomeza kugenda abikomozaho ko bakeye nuko bwishe icyakora iyo live yaje kugera kuri Yago wavuga ko afite ayo mavideo maze abanyarwanda bose bakomeza gukurikirana ama live yakorwaga n'uyu mugabo mbamuranyambaga bategereje izo video bamwe bati wasanga nyamara agiye gusura nka za video magana z'abari tazari gusa ibyo byose siko byaje kugenda uko byaje kurangira n'ubundi izo video zitagiye hanze Yago mu bwitonzi bwinshi ndetse no mu isura isa nkaho ari impuhwe yongeye kwitereka kuri za channels maze atangariza abanyarwanda ibyo batari biteze yongeye kwiteka avuga ati nemeye inzira guseba nemeye gusaba imbabazi nemeye kuroyoka DJ Brian hamwe na Jihad rwose izo video nazo mfite sinabashyira hanze nabateshaga umutwe ndetse nabateraga ubwo ibyo kandi yabivuze nyuma yaho DJ Brian amuhaye gasopo akavuga yuko n'ubundi yamukangisha byose nta kintu na kimwe yamutwara uretse n'ubundi gukomeza kumutesha umutwe gusa byose kandi nubwo byakomeza kugenda biba nako abantu bagiye batandukanye bakomeza kugenda bumirwa ndetse avuga yuko yongeye kumukorera agako kanoza nk'uko abadashira isoni bakomeza kugenda abitangaza DJ Brian kandi yavuze yuko ibyo byose byari bihagije aho kugira ngo n'ubundi akomeze kugenda akangishwa n'umuntu nk'uyu nguyu icyakora ibi yagakomeje kuba yakora ni bimwe mu bigize ibyaha dore yuko kuri ubu ngubu ari mu Rwanda ashobora kuba yarakurikiranwe n'inzego zibishinzwe icyakora n'ubundi ibyaha nk'ibi ngibi ntabwo biseza uretse kuba n'ubundi ashobora kuba yagiramo uruhare rugiye rutandukanye abakunzi abafana baba bagiye batandukanye ibyamare ntibahwema kugenda bavuga yuko abo bose bakwiye kubagana inzu y'amahoro nyuma y'aho bose bakomeje kugenda bahunga bitewe n'uko inzego zikomeza kugenda zibakurikirana bitewe n'ibyaha bagenda bakora icyakora abafana ntibahwema kujya muri za komanteri bavuga ko ibyo Yago akomeza kugenda akora atesha umutwe n'ubundi byamare atakwiye ko abikora ahubwo yakwiye kuyoboka inzu yo kuri maze agashakira amafaranga mu nzu yo kuri aho kugira ngo asebye bagenzi n'ubundi bagiye bazamukana gake gake bamwe bati ibi byose wakwiye kubireka ubundi ukiberaho n'umugore wawe mu gihugu cy'Ubugande aho mwimereye neza n'ubundi ibintu bikaba byarangira ibi kandi akomeza kugenda bitangaza ni mu gihe amenyekanye nka Sabe bitewe n'ibyo Yago yaje kuba yamukura akaza kumushyira hanze kuva icyo gihe kugeza amagingo ngaya atakibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda aho yibereye mu Bubiligi akomeje kugenda akora ibiganiro bye bigiye bitandukanye ndetse nyuma yaho yaje kwigaragaza kuri kamera isura ye bayikunde yaje kongera gukora ibiganiro bigiye bitandukanye n'ubundi aho kuri ubu ngubu akomeje kuba yakora amakuru agiye atandukanye ariko hano byose byagiye biterwa nuko Yago yagiye ashyira amavideo hanze ndetse n'abandi bagiye batandukanye uretse kandi Sabe n'abandi bagiye batandukanye bagiye bashyirirwa amavideo hanze nka Jihad Brian ndetse n'abandi bagenda bavuga bigiye bitandukanye bamwe bati iyi mihanda ko tureba tukiri mu itumba bizagera mu cyangwa se mu mpeshyi bimeze bite ese bizarangira gute ese Yago azagera ngo acuruke atuze ayoboka inzu yo kuri yo gushaka amafaranga cyangwa se amaramuko mu buryo bw'isa bizarangira bite ibikomeje kumvikana aho kuri iyi mihanda bikomeje kugenda bitesha umutwe cyangwa se bigaruka mu mitwe y'abanyarwanda icyakora n'ubwo byose bigenda biba gutya hari abagiye batandukanye n'ubundi bakomeza kugenda bavuga yuko abakomeza kugenda bibasira cyangwa se basira abandi ku mbuga nkoranyambaga bikwiye kuba yajya ibatamaza maze ikabatumiza ikabagira inama maze abanze kumva bakomeza kugenda bavuga yuko n'ubundi ashobora kuba yabihanirwa bitewe n'uko amategeko abiteganya ibyo kandi ubwo byabaga nta gahenge kari kanyuzemo kuko Grace Rumuye yamaze gufungwa bamwe bati imihanda nta gahenge izigera iduha nyamara iyi mihanda turareba ibintu byayo bikomeje kugenda biyoberana
nubwo kandi benshi bakomeje kugenda batukana kuri ubu ntacyo umuvugizi wa RIB yongera gutangaza ko bikomeje gutangazwa na Yago hamwe na DJ Brian kuri ubu ngubu ibereye mu gihugu cy'u Rwanda bamwe baturasangamo gukoshya kugira ngo wisange n'ubundi muri mabuso ariko uyu nguyu akomeza avuga yuko byose kwaba ari ukwirwanaho nubwo kandi benshi bakomeje kugenda bavuga yuko ibi ari ibintu bitagakwiriye nta kintu wababwira ngo babe babireka dore ko bamwe bavuga bati umuhana avayo n'umuhana ajyayo icyakora benshi bakomeza kugenda bemeza yuko ibi ari agahomamunwa bikomeje kugenda biyumvikana n'ubundi kuri iyi mihanda ya za Kigali cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye aya ni amakuru avuga kuri ibyamamare bigiye bitandukanye niba ugeze hano bwa mbere kuri Baho Media TV reba nusanga utarakanze subscribe cyangwa abone wikande wese tubana uyu munsi nugende kandi udakanze partage cyangwa se share kugira ngo aya makuru agere ku bagiye batandukanye ariko nanone muri aya makuru nizeye ko wasanzemo amajwi agiye atandukanye cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye by'uko byagiye bigenda ku live agiye atandukanye kandi gutera commentaire kuri iki kiganiro kugira ngo kigere ku bantu bagiye batandukanye ndetse ushobora kuba tagging inshuti zawe kugira ngo nawe babona amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye bikomeza kugenda bisebanya kuri iyi mihanda n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga ibintu bikomeza kugenda bidogera iyi ni Baho Media TV ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde.